wowe urakata gutya hano ku gipangu abantu baparitse imodoka kwa utukata iburyo naho yakuje waje muri nkawe kiravuga ni aho ngaho aburi ku imodoka noneho utukata ni gute nibo ndi mwasaba kumujya kwinjira rwose naragukumbuye imbere yawe twicira kubakuza ariko no wakirira rwose nukabona ko numva mukunda niko sha musore yo komanga urugi rwanjye nkwenda kurukuraho urugi niwe warushyizeho ibyo kurukura byo byihore rwose twanabisubiza bigasubiraho ariko se banze ikibazo cy'umuntu afite none uyu munsi akuriza kuki akusi waturuje muvandimwe we kwanza ukumva ikibazo nifitiye rwose kimbwire nyine vavu urabizi nyine sibyo ni gase umusheri nyine araza aransonda aragomba noneho ndekujya kubwira neza kwanza neza nkumva neza ngiye kugwa iyo ni sida wumva kuriza uheze kandi asumva kandi akusendeko akusibanza wumve ndi kuvuga cyane bikanamba ufagine mubwiye urashaka kugira inama nk'umuntu umuturanye sibyo none ukashaka kunyikaruma ukashaka kugenda inama rero nakugira ni imwe sibyo icyambe cy'ibyo bintu urwaye nibijya bikira genda ufate umugozi w'imana uya kandi nawe uganire nayo unjye bihera kuva mwingi cyangwa se ujye kwa muganga ahubwo kubwako ase kwa muganga iyo ndwara yivuganye ngo urayivuga ute ujya nababwire ko wasambanye bibwira muganga mbese wabibwira so ntabwo ndi buyikure ngo nyimwereke ikibazo afite cyangwa uratwite nakwita se umukobwa mbese yifite ikibazo wajya ukabwira ko wasambanye ndi kuvuga wumvugisha amagambo menshi ndi kubona ca hano njye kwa muganga hari icyo nkubwiye gwame basi merekeza ubibashe kubimvugira erika wite bavuga ko ari njye wabiguteye asika kandi umva ikibazo cyawe wowe mfasha ndakwitabaje n'umuntu w'umuturage tugende ariko ndagira saho nyine tugende so yawe umuntu he ngabase kabane ndagira reka mbaze nyinge una n'amanu nawe ese mwana watebutse ko ureba bose gatebuka nebukiki nuze ukuri kugenda gake kandi urabiza hano tugenda aho nzi no watunegera uyu wabimbwe se ndabyanga ngameza amafaranga rero nuze bijemo n'ikiguru ngenda gendera ubusa akusubira n'ikigani asa mfasha basi nk'umuvandimwe wanjye nagije zagufasha nuko duturanye nukuri nayi urumva nawe undi utaza kuri umuturage ntabwo ari kukugira basi hanga nawe se byakuba wa munyarwanda undi wajyaga musambanye kumaramiki ungana wari kugana na sambanya abana b'abanyarwanda basi hanga tugere ibindi uzamu bagira ibirumbo basi reka tugende izo uzabimbwiye nakize basi tugende twaje ariko gerageza wihute tukapfa utambyiniye ariko buri dini bizakubaho
Yes. Urabona waraje ibiti urakira rwo icyo utangana amafaranga. Uri muganga. Ajya kubashajya vuba. Ihumura we nugira ikibazo. Urashaka ko apfa? Cyangwa urashaka ko atora amashashi? Humura byose nabikora. Cyangwa tukamugira ikiyongoyongo nta kibazo nabyo ibyo byose ndabishoboye. Cyangwa se ahantu azajya bahagaze imvura izajya ihora ihagwa ari wenyine nabwo ibyo byose ndabishoboye. Okay, noneho rero tumika amafaranga kuri telefone kuko wari yamaye makeya hanyuma ibindi bakazimite nkarangiza. Rwose nta kibazo n'ibyo byose. So Sawa kabisa. Njya gukora icyabo. Njye ntabwo rwose icyo nje kureba ntabwo kinagoye. Ni umuti wo kugira ngo abakobwa banyikundire kuko babona baranjabutse. Ikintu nk'icyo cyonyine. Ntabwo konyine nta kindi kibazo rwose mfite. Urabona se hano hari umusore ushinzwe Uwiteka. Ako se shaho ni manza nkubaza. Urabizi neza iyo umuntu aje kumufuma ari cyane amafaranga abanza gutanga y'abakurambere. Amafaranga yatanze ntabwo nayatanze ko naje nyitwaje kuko ibintu nk'ibyo nimbanze ko bigomba kubaho. Tekara hasi rero. Angahe? Tarana kwanza kweli. Tarana mu mugisha. Ndabyibutse nyafite ku ikarita. Ku ikarita? Cyane iyo karita tuyivuma nta kibazo. Nyafite ku ikarita kabisa. Amafaranga arimo n'ubwatsi ni. Sana nyine sana. Ihorere hariya. Wowe uraza gusanga abakurambere bakuye amafaranga wowe ujyana ikarita. Umva rero shamubwire. Ubu ngiye kukwikubitira ikintu cyitwa umuti witwa umutagenda. Ni umukunda ni byose uri kumva? Ni umuti navanye kwa Ruganzu. Uri kumva? Cyane rwose nanjye niho nshaka kuninkanirwa mu runyo z'abagore muga. Ntabwo wowe tuzakubitana bwa mbere. Nzajya musoko bajya muri karitiripurayi bari gusongamo. Icyo nzi cyo. Hoya ni byo humura kubera ko uyu muti ngiye kuguha. Buri mugore wese uwo ari we wese wo mu gihugu. Yaba ari umuzungu, yaba ari umushinwa, yaba ari umwirabura. Uwo ari we wese. Wowe uzajya ucumita gusa. Muga ncakurisha. Nuko ikoze ncakurisha. Nzabatikura rutikuzi. Ubu ku izina ryanjye ngiye kongera rutikuzi. Nose mugawe mutuma kuruti. Korute? Wowe reka nkubwire. Upfa kubona umukobwa yanyaye hariho hose. Ukubitamo. Ubundi rukishakira dore ni kwa. Ubundi rukikora? Ye umuntu wese uzi kwambara ijipo. Shanda kuze n'ima muyima. Humura. Tifubye uyibwiriza kurira. Tayo tangira umutungane. Nakubwiye ngo wambere ndamusonga ajya ni karitiripurayi. Kibazo umutaha rero umutima umara gukora. Kondisiyo ni ukuzana ihene y'ibara rimwe kandi ukayizana ibazi. Chakanje umva kamigende mwana. Sawa. Ikatera ukwiraje. Bakurambere nk'umura buraga. Ntabwo yari ngombwa kuko icyo nashakaga. Nuko sha. Nuko kapfusha karya kanapfa. Nako hamije sha. Ntabwo suje wanjaniye ntabwo tugera. Narushe rwose ibyo tuzarwara. Sindi kubasha kugenda. Anuje wanjaniye. Kose sha, icyo kiko kigenda gitumbagira kiyaba kiri kujya mu. Ese jana gake. Umenera telefone. Wajya ujyana gake uriye kumwe kunceka wose imyumba turi guceka. Kosha. Niko. Ese kutakugisha umukobwa. Kuvuga byantuma yes. Urumata twari. Arwaye sida. Oya kandi ndamubiri. Sida. Icyo mbona nako mubanze mutanga amafaranga y'abakurambere. Ngiye kuwasisha. Akubeshya ngo rwaye sida. Si amafaranga y'abakurambere hari ubundi muhore kuvuga ibyo bigibyo. Nangahise muga. Shiraho ubonye. Ese ko mfite telefone.
nari bipfa gushyiraho abakurambere bazirwaniza reka hasi washyiri akusora mu buryo wajya ugira ntabwo ari ahari hariya umva rero shaho igorora gato uratanze isumaza cyangwa se nkaho kubanza ntari mu buryo ngira mukageza kwa muganga uracecetse kaza kwicaza ko shaka umusakuza telefone yashize shirasha inshuro eshatu sha abakurambere ongera shirasha inshuro eshatu sha vuba rekera dash nakubwiye ni umuntu nyamwe tamwize ariko muretse gatangiye ibintu by'abakura mbese urabona hano waje kwaso kandi ntamugiro ceceka sha isakuriza abakurambere umva rero sha nuko unyumvikana uramurikiye umva sha abakurambere babwiye ko urwamutera ngumu umutezi ubwira uburaya bwawe karari hano umbaranye n'abangahe ubwo ngubwo nzakira gute neze magaza agiye gute umutezi wawutewe na nyoko uvuka uva mu nda nyoko ahubwo ahangaha hari ibuye navanye mu nyanja itukura uri kumva iri buye ugiye kugenda uricucume urisya numara kurisya urishyira mu gikoma ushyiramo na voka n'umunyu n'urusenda nurangiza ubimwe uri kumva kandi ikindi abakurambere banegetse yuko ugomba gusoma ku kibuno cyawe